In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye mu kiganiro Menyanibi. Menyanibi ni ikiganiro kivuga ku bintu bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Aha turaza kuvuga ku byagufasha kwigirira icyizere. Hari abantu mu buzima bifitemo byinshi basangiza abandi, ariko kuko bitinya batifitiye icyizere, bikababera intandaro yo kudindiza ubushobozi bifitemo. Ntuze gucikwa. Kuko utigirira icyizere, ikiganiro Menyanibi kiri buze kugufasha kwibonamo ubushobozi wari warapfukiranye bitewe no kutigirira icyizere, kandi nawe wabashije gutinyuka ukigirira icyizere. Ibi biraza gushimangira bya bindi washoboye. Bahaye ikaze. Aha turaza kuvuga intambwe 9 zagufasha kwigirira icyizere. Intambwe ya mbere ni ukwiga ukimenya, ukamenya ko nta n'umwe w'igitangaza kukurusha kandi ko nawe urusha. Ibi bizagufasha kwiyumvamo ko nawe ushoboye. Intambwe ya kabiri ni ukwita ku byo ufiteho ububasha. Ibi bigufasha kumenya ko hari ibigora abandi kandi wowe washobora. Intambwe ya gatatu ni ukwiyubaka. Menya ko mu ntege nke zawe hari izo watsinda. Aha kandi uri kwiyubaka, wirinda kurwanya ibyo udafitiye ubushobozi ko bishobora kwangiza bya bindi wari ugezeho. Intambwe ya kane, ntukigereranye n'abandi. Menya ko intego zawe zitandukanye n'iz'abandi. Intambwe ya gatanu, menya ko ku isi nta niyo zibaho. Naba bandi utekereza ko bashoboye bakora ibyiza gusa, nabo bibonaho amakosa. Uzaharanire gutindana n'abashaka kujya mbere. Intambwe ya gatandatu ni ukubana n'abantu bakuremamo kwigirira icyizere. Aha bivuze ko ufite abo wigiraho bashoboye ibyo wowe wumva ko utashobora. Aba bantu bazagufasha kwibonamo ko nawe washobora bya bindi bashoboye. Intambwe ya karindwi ni ugutinyuka ukishora. Aha bivuze kugira ibyo nawe utinyuka, ugatangira kubona ko bya bindi wabonaga ko bidashoboka nawe wabishobora. Intambwe ya munani ni ukwishimira ibyo wagezeho. Iyo ufite umunezero w'ibyo wagezeho, biguha imbaraga zo kugera ku bindi. Ujye wiyibutsa ibyo wagezeho kuko nabyo biguha icyizere cyo kubona ko ushoboye. Naho intambwe ya 9 ni ukwiga kwibabarira aho utatambukanye umucyo. Aho ugomba kumenya ko buri wese akosa, kandi ko amakosa atazigera abura mu buzima. Ikunda ukuri, wibande ku byo ushoboye n'ibyo wahindura. Kwigirira icyizere biguha ububasha bwo kugera ku cyo ushaka. Mwari kumwe na Igiraneza Louise mu kiganiro Menyanibi. Mugire ibihe byiza.